yaratwite inda nkuru yari hafi kuvuka. Umukiriya yaje mu isoko agera aho yacururizaga agura imboga za 500, intoryi na karoti, agura na pavuro 2. Uwo mugore agiye kumwishyura amuha inoti ya 5 ngo amugaruze. Umucuruzi nta minota 10 yari amaze mu isoko, nta mafaranga yo kugaruza yari afite. Yaramubwiye ati mama bo sigara hano ngiye kuvunjisha, ndaje nkuzanira ibintu 500 yawe. Mama bo ati we Nsira we, reka izi mboga nari nguze ndishyire muri iyi base yawe, mbanze gusuhuza umuntu uri muri ririya kabari yibushera, ahubwo wowe simbuka tuhahurire. Ansira wari ukuriwe n'inda yinjiye muri butike asangamo abakiriya benshi, bimusaba gutegerezaho gato bakabona kumuvunjira. Bamuhaye inoti enye z'igihumbi n'ebyiri za 500. Yagarutse aho yarasize base asanga ntayihari. Byari hirya no hino arayibura, abunda gusinga yari ibanze mu gitenge yikorezaga. Hari mu masaha ya 11:45 izuba riri kurenga. Iyo santere yabaga irimo abantu benshi bishoboka, abacuruzaga nabo babaga ari benshi, ariko abacuruzaga imboga hanze muri uwo mwanya bari bake batagera no mu 10. Yabajije undi mugore wari hirya mubaza ibase yigiye, nawe ati nari ndangaye ndi guha umukiriya wanjye imboga, sinigeze nita ku ibase yawe. Abantu babaga banyuraho bibereye mu bikorwa byabo ku buryo ntawe ari kumenya uko bigenze. Mama boy wari wagiye mu nzu y'epfo bacururizagamo ubushera, yagarutse amubaza ati imboga zose uyisuze imarase? Nawe ati basi yanjye ndayibuze. Yaramusetse atari kansi koko ubwo niwe wavuga ngo basura yibuze kandi waje gucuruza? Nawe ati ndayibuze da, mvuye kuvunjisha nsanga ntayihari. Mama boy ati none se igikapu cyanjye nizo nari maze kugura biri hehe? Ansira ati byose ndabibuze, urabona uje hano aribwo nkihagera amaze gusasa umufuka ngo mfunge udufungo, none witwaye isaterura ibase yose. Ariko sinibaza ukuntu yaba yitwaye muri ubu buryo, harugura hari abantu ntibamubone. Ubusanzwe umuntu asiga ibintu akajya kuvunjisha kura akabisanga, sinzi impamvu ari njye bibayeho. Mama boy yaramubwiye ati ngaho amafaranga yanjye umpe n'igikapu cyanjye ibindi birakureba. Ansira ati ariko nta nimuwugira, none se mbiguhe mbikuye he? Amafaranga yose ndayafite, mfasha dushakishe uko twabona imboga zanjye n'igikapu cyawe. Mama boy yamweretse ko bari kumwe ntiyabigira birebire, arenza ati humura nsi, wowe ntiwigore witeza abantu kuko baguseka. Wamenye ushakira he ko bose bari buze kukwitinjije bakibaza ukuntu uza gucuruza ukabura ibyo waruje gucuruza? Wowe urumva byumvikana? Ansira abuze icyo akora, yarebaga hirya no hino akibaza hari bushakire nawe akahabura. Akigera mu isantere yatuyibase hirya gato harimo nk'intera ya metero enye uvuye aho yarari naho undi mugore yacururizaga. Impamvu nuko buri wese yagiraga ahantu yafashe yazaga agasasa umufuka cyangwa ihema agashyiraho imboga ze. Kubera ko ari isantere iteye imbere, abantu batangiraga kuzana imboga mu masaha ya 11:15 kugeza 12 z'umugoroba kandi bakabona abakiriya. We rero yaragiye aho wakwita mu kibanza cye, abandi bakoreraga ruguru ye bataje gucuruza. Iyo ntera yari aho hagati yatumye bipfa kumvikana ko ari haruguru atari wamwibye. Mama boy yakomeje kumushuka ngo ntiyiteze abantu avuga ibimubayeho. Ansira nawe asa nkaho abyemeye atuzaho gato. Bavuganaga hamagara umuntu telefone iri gucamo. Uwo yarahamagaye yari umugabo wa Ansira. Yaramubwiye ati muro sinshaka kwiteza abantu muri iyi santere kandi sinshaka no kubateza umugore wawe. Namusigiye igikapu none ngo kimwibanye n'ibyo yacuruzaga. Ngiye kwitahira ariko igikapu cyanjye ejo nkibone. Murodi yaramubwiye ati buretse gato ndaje tugikemure. Ansira yarababaye aramubaza tubikoreye iki? Kuki uhamagara umugabo wanjye? Nari kwirwariza icyo gikapu nkazashaka uko nyikwishyura utabimuzanyemo. Mama boy yamurebye mu maso arisekera. Aho hano muri yakabari Mama boy yari yagiye gusuhuzamo umuntu, hepfo yaho hari igikari batekeragamo inyama. Yari nka resitora ariko nanone ntiyakoraga buri munsi, bakoraga mu mpera z'icyumweru gusa babaza ingurube. Murodi yari yagiye gutekesha ikiro cy'inyama. Yavuye yarakaye cyane, ageze Mama boy atangira kumubwira ukuntu umugore ari umutekamutwe ko ashaka kumeza igikapu cye. Ansira arumirwa yifata ku munwa. Mama boy yarakomeje ati ahubwo nampa 5,000 byanjye namuhaye kandi nsubize inoti yanjye kuko sinatwara amafaranga avunje nta mboga mpashye. Murodi yarebye Ansira nabi aramubaza ati ibyo ari kuvuga ntubyumva, musubiza amafaranga ye. Ansira yamuhaye za note. Mama boy ati nshaka inoti imwe naguhaye wimizo nteraguze sinzishaka. Yabavuye mu maso asubira ku mucuruzi amusaba ko amuha ya note ya 5 akamusubiza inoti yaramuvunjiyemo. Umucuruzi yaranamwenyuye aramushimira ati nanjye nari namuze kugaruza abantu kuko yose nari nayakwihereye. Mu gihe Ansira yajyaga kuzana iyo note nshya, Mama boy na Murodi basigaye baseka ariko bafashe ku munwa ngo atagira ubibona. Akijima kari gatangiye kuza bari kurebera ku rumuri rw'amatara yo ku mazu yo hakurya, abandi batangiye kumurikisha udutelefone twabo. Ansira yaragarutse, umugabo aramubwira ati ndavuze ngo uhita utaha wihuta, ibindi nsigare ndwana nabyo atagira n'abantu babona ko mfite umugore winjije kandi umutekamitwe koko. Yagize ikiniga afata ingate yaragenda. Abantu bo mu isoko bari bakomeje kwibera mu byabo kandi Ansira yifuje gushakisha mu bandi bacuruzi. Mama boy amubwira ko bamwita umusazi nawe arabyemera. Yatashye atabyumva ashaka kugira icyo akora wenda akagerageza gushakisha. Icyakora kuko umugabo we Murodi yabaga avuze byabaga ari ibyo, ntiyari kumuvuguruza ngo atataha. Murodi na Mama boy nabo bahise bamanuka hepfo amujyana aho hantu batekaga inyama z'ingurube. Bageze iyo bahita baseka baratembagara. Mama boy w'amarira azenga mu maso kubera guseka cyane. Inyama zari zihiye mucomara zibazanira ku isahani yari yuzuyeho n'amafiriti, batangira kurya baganira. Mama boy yaratangira amubwira ati umugore wawe hari ubwo nawe umuhemukira bikambabaza, ukuntu kera yikaraga ukagira ngo n'ubundi wonde, none yarananutse akajosi kabaye nka kirida. Murodi ati koko se birakubabaza?
Mama Boy ati ntabwo mbabara cyane kubera ko wampaye umwanya wawe, ariko nibura ujye umugabanyiriza umenye ko anatwite. Murode aseka cyane ati si wowe se wambwiye ngo umaze iminsi ubura ibiraka ngo nta mafaranga yo kugura imboga ufite, none ugiye gucyura ibase y'intoryi na karoti kandi Ansira arangura neza, uzazimara nta na rumwe rupfuyemo, wowe uzazibike neza gusa. Mama Boy yahise amukora mu bwanwa aramubwira ati rega ndakwikundira Muro. Ansira we biramureba yifitiye umugabo n'ubundi. Murode atumva ntugire ngo ndacyamwegera, sinkimwiteza na gake, nta mugabo afite kuko arantwaye wese. Mama Boy yari umugore wibanaga. Nyuma yo kubyarira abana babiri wabo yagiye kwikodeshereza akajya ararana n'abagabo batandukanye, yaba atababonye akajya mu kazi ko guhingira abantu. Umwana we mukuru yari umuhungu w'imyaka 5 witwaga Boy, undi muto afite imyaka 2 n'igice. Muri iyo minsi yari afitanye agakungu na Murode kandi abantu ntibari bakamenya iby'umubano wabo. Ansira nawe ntiyari yakamenya amakuru y'uko umugabo ari kumuca inyuma muri iyo minsi kuri Mama Boy. Yego yabonaga ko atakimwiteza akamukeka, ariko ntamenye uwamucaho inyuma. Mu by'ukuri Mama Boy na Murode nibo bari bamupangiye ngo bamuhemukire muri ubwo buryo. Murode yageze mu isantere kare aba yinywera ubushera. Akigerayo yahamagaye Mama Boy ngo aze basangira, amusaba no kuzana agakapu ngo aze kumuha amafaranga yo guhaha. Ahageze bapanze ukuntu bari bagiye kwiba imboga za Ansira zose akazicyurira. Yamuhaye inoti ya 5 aramubwira ati wowe wizengurutsa muri iyi santere nanjye megiye mu gikari gukoresha komande y'inyama. Uyu mugore agiye kugera hano anyandikiye ambwira ko ageze mu nkengero z'isantere, nahagera ugenda umuha inote najye gushakisha yo kukugaruza, ndatuma umusore azahita atwara ibase ayizane mu gikari. Wowe ugerageza muhite muhahurira nava kuvunjisha ku buryo iramusaba kutiteza abantu, ntumwemerere gushakisha. Nuhita umuhamagara kuri telefone nanjye ndaza mvuge ko nje kubikemura, tumubwira atahe. Nta muntu n'umwe urigera amenya ko wanamwibye izo mboga. Nuko byagenze, uwo musore wagiye kuzizana agenda ntabwo bafite, ahita aterura zizana mu gikari yibwira ko ubwo Murode n'umugore babiziranyeho. Izo mboga Mama Boy yaragiye kuzicyurira. Amafaranga Ansira yungukaga yose n'ubundi yayahaga umugabo we kuko ryari itegeko. Niwe wamugenderaga akamusigira make yagombaga kurangura izindi ntoryi na karoti n'utundi tuboga, yaba kurangura agacuruza ayazanye akayaha umugabo akongera kumugenera. Ayo umugabo yasigaranaga niyo yajyaga kunywamo ubushera, rimwe mu cyumweru akarya inyama kandi nta kazi yari afite muri iyo minsi. Ubusanzwe Murode yakuze n'umwana w'umuryango wifashije, se yaramukundaga amwitaho bihagije kuko nyuma yo kumubyara mama yahise apfa agashaka undi mugore. Kubera kurerwa na mukase, se yamwitagaho cyane ngo atazakorana intimba. Murode amaze kuba mukuru yanze ishuri yanga gukomeza kwiga nyuma yo gusoza primaire. Se yashyizemo imbaraga ashyiraho igitsure, umwana yemera kwiga ariko arangije mu wa 3 segonderi aryanga burundu. Kubera ko yaratangiye kuba agasore, se yamushyize muri butike bakajya baba bari kumwe amufasha kwakira abakiriya. Yamuhaga icyo ashaka, Murode rimwe na rimwe akanagavura akizanira abakobwa iwabo. Mukase yangaga kwiteranya nawe akamurekera uburenganzira bwe bwose, yazana umukobwa akanabatekera. Murode amaze gukura, se yamuhaye iduka rye ngo acuruze, umwana aritereza abakobwa rirashira. Yararakaye cyane amukuramo amuha n'amafaranga ngo ajye gushakisha perime ya moto wenda azaba umumotari. Gucuruza yabonaga ko bimunaniye. Umusore agiye gukora ikizamini atsindwa inshuro 6, birangira se aciye mu zindi nzira perime arayimugorera. Icyo gihe yaramaze gukura ageze igihe cyo gushaka, kandi yaryamanaga n'abakobwa benshi batandukanye. Abantu bagiriye inama bamubwira ko umwana we azarwara indwara zitandukanye kubera ubusambanyi, barinze ahubwo icyamubera cyiza ari uko yashaka umugore nibura. Se yaramwegerera amubaza ati wa mwana we kuki ukomeza kwiyandarika, ese ushatse umugore wabicikaho? Murode ati igituma mbikora nuko ntawe mfite, ariko se namushaka nta nzu nakuraho yo gukora ubwo waranyatse n'iduka, gutwara abagenzi bo nta kintu kirimo simbikunda. Se ati ngiye kukubakira inzu ngukoreshereza ubukwe nguhe iduka ryuzuye, ariko twemeranye ko nawe uzashaka umugore ushoboye utazatuma usubira inyuma. Yabisamiye hejuru aramubwira ati niba gushaka umugore w'umukozi ushoboye aricyo cyonyine ushaka, gira vuba unyubakire kuko ibyo biroroshye. Papa ati ngaho rekana na twa dukobwa twose uhorazana mu rugo uterete umwe gusa, kandi nimbona uwo mukobwa adafatika adafite ikintu yagezeho mu buzima bwe nzakubakira gusa ibindi ubyimenyere. Murode ati ibyo bimparire, uwo nzakwereka ndabizi ko uzamushima. Muri iyo karitsiye hari harimo umukobwa wakoranaga umwete, nawe ntiheri yarize ngo arenge mu wa mbere segonderi. Kubera kuva mu ishuri akiri muto yatangiye gushakisha ubuzima, atangira gucuruza intoryi na karoti n'izindi mboga mu kabasi. Yageze aho afatisha, ahantu yakoreraga mu isantere bose baramumenye, nawe yabonaga amafaranga akayakoresha neza. Yari yariteje imbere, afite inka 2 yaragije abantu kandi bizwi muri karitsiye hose. Si ibyo gusa, iwabo yari yororeyeyo n'intama n'ihene. Yego iwabo nta byari birenze, ariko nkawe ku giti cye yararenze. Ibyo byatumye Murode amutekerezaho, yiyemeza kumutereta atabitewe n'urukundo ahubwo akurikiye ibyo yagezeho. Murode nawe icyo gihe yazamuraga inzu, ntibyitirirwaga se ngo bavuge ko ari kumwubakira. Wasangaga abantu bamwe na bamwe bavuga ko se ari kumwubakira ariko abandi ntibabyemere. Muri icyo cyaro umusore wiyubakiye inzu yabaga atwika bya hatari ku buryo nta mukobwa atekerezaga kabiri yabaga aje kumurambagiza. Kuba rero se ariko bari kumwubakira ibyo ntacyo byari bibwiye Ansira, icyo yashakaga ni umusore witeje imbere. Noneho Murode we yaranamusazaga akamubwira ko ashaka ko bakora ubukwe bagasezerana kandi babana bagakomeza kwiteza imbere.
Murode utaramukundaga yemeye kumubeshya ko amukunda kuko yabonaga ko ariyo nzira nziza yo gushimisha se. Yaribwiraga ati nitubana urukundo ruzaza, nzagera aho mukunde wenda cyane ko tutazajya twirirwa mu rugo, nzamureka akomeze acuruza imboga ze nanjye ngume mu iduka ryanjye. Abandi bakobwa yarabaretse, papa arabibona ko yahindutse. Se akimenya ko ari gukundana na Nsira bose bari bazi nk'umukobwa ushoboye witeje imbere, noneho yemeye kumufungurira butike bundi bushya. Yaranguriyemo ibintu byose bishoboka. Umusore yarushijeho kwemeza Nsira nawe yibwira ko ubwo musore ari ubyikorera. Muri iyo minsi ibihuha byavugaga ko se amukorera buri kimwe, ariko Nsira ntabyiteho. Murode yitwaraga neza, nta mukobwa akiteza uretse Nsira na se amushima. Bidatinze nka nyuma y'amezi 6 gusa batangiye gukundana, se yabakoreye ubukwe bwiza cyane. Bamaze iminsi nk'itanu bari kwishimira ko bashinze umuryango, nyuma yaho basubira mu kazi. Kubera ko Nsira yari yarafatishije aho yacururizaga hanze mu isantere, Murode yanze ko hava ngo bajye gukorana cyane ko hatari hanegeranye. Nsira akoreraga hirya kure, Murode wakorera hagati mu isantere. Hashize nk'ukwezi, Nsira wibwiraga ko urugo ruzamuhira kuko yari yaranasezeranye, kandi akaba yarabonaga ko umugabo wamukunze. Yagurishije za nk'ebyiri n'andi matungo magufi yari afite, we na Murode bagura amaterasi 5. Murode yaramwishimiye, na se arushaho kunezezwa n'umugore ushoboye yari yarashatse nk'uko yabyifuzaga. Kubera ko bari barasezeranye ivangamutungo, ayo materasi yarabaye yabo bombi. Ikibabaje ni uko iminsi yagendaga ishira, Murode yatangiye kwifuza kwisubirira mu bakobwa. Yabagiyemo atangira guca inyuma Nsira. Byarangiye iduka rihombye asigaramo ubusa, papa we yanga kumuha andi mafaranga ngo arizahure. Yaramubwiye ati ntacyo ntakoze ku bwawe, aho bigeze uzirwariza. Nsira yagendanaga igikomere cyo gucibwa inyuma n'umugabo we, ariko akabona atasinya mu gihe gito yaramaze ashatse. Yarashinyirije, mama we wari umugore wa kabiri amwumvisha ko nawe yihanganiye byinshi kandi ko zubakwa. Nibwo byageze igihe Murode akamutegeka kujya amuha amafaranga yakoreye, akamuha ikiranguzo yari gukoresha ku munsi ukurikira. Umugore wari usigaye asasiyemo kubera gucuruza imboga nyinshi yarateye imbere, noneho yatangiye gucuruza utuboga duke kuko amafaranga yahaga umugabo yayamwima akamuraza ku nkoni cyangwa akamuraza hanze. Yarasigaye asasa umufuka mutoya agashyiraho imboga zitabaga zuzuye n'ibase neza. Murode koko yamushatse atanamukunze, yari yaramuzinutswe adahazwa nawe na gato. Rimwe yagiye mu kabari k'ubushera hagera azindutse, yifuzaga kugutomera igikombe hakiri kare agasubira mu rugo akaba yiryamiye. Akinjira muri ako kabari yasanzemo umwambaye wari wenyine n'abari kunywa igikombe cye, amusomyeho ngo batangira gusangira. Uwo munsi kuko bataga mu cyerekezo kimwe batanye mu masaha ya 4 z'ijoro baganira. Ubucuti bwabo nuko bwatangiye, kandi mama boy ntacyo yabagaramira, we yabaga yifuza umugabo wajya umugurira ibyo kunywa, akamugurira ibyo kurya, akamukuraho amafaranga yo guhahira abana, akabona uwo biraranira kandi akanamwambika neza. Uko niko yatangiye gufatisha Murode, abanza kumwigiraho umwana mwiza, birangira Murode warorokamwe n'ingeso yo kudahazwa n'umugore we, atangiye kugirana umubano wihariye nawe. Aho byari bigeze yasaga nk'uwatwawe ubwenge, yarabaye ikirogerwa. Ntabwo byumvikanaga ukuntu yafatanyaga n'uwo mugore wundi bagahemukira umugore we, yaza gucuruza bakamwiba imboga ze. Uwo munsi Nsira we yatashye arira cyane, agera mu rugo ateka imboga n'ibijumba, akora ibyo kurya, ibindi abisigira umugabo, kandi umugabo we yarari kwirira amanyama. Nta mwana bari bakabyaranye, we yaratwite ari kuzaba imfura yabo. Yariryamiye ararana agahinda, yibaza aho ari gukora amafaranga yo kongera kuranguza kuko imboga ari gucuruza zose bari bazimwibye. Nijoro Murode yatashye asakuza cyane yahaza amanyama, aramubyutsa ngo aze kwisobanura, avuga ukuntu umuntu ufite ubwenge atinyuka bakamwiba imboga yaragiye gucuruza. Umugore yabyutse n'ibitotsi byinshi. Murode ati barakuroze, warebagahe kugira ngo bagutware imboga zawe, nta n'isoni? Umugore ati ariko nanjye byantunguye, sinifuzaga ko bazitwara. Murode arakaye cyane yamukubise urushyi, Nsira agwa hasi. Kugwa hasi kandi atwite byari ikibazo gikomeye cyane. Yagerageje kwiramira abanza amaboko ariko birangira haguye. Yashatse kweguka biranga, aratabaza cyane, Murode agira ubwoba. Urushyi yaramukubise rwashoboraga no gutuma apfa kuko yabanje hasi inda. Yamweguye vuba, aramuterura amujyana ku gitanda yibwira ko agiye gutoza. Yitegereje neza abona amaraso make ari kuva. Amahirwe yarahari nuko nta nzoga yari yanyweye. Ibyo yamukoreraga yabaga bizi neza ko ari ubugome, yabaga yabitekerejeho nta na kimwe cyabaga kimutongoye. Andi mahirwe yarahari nuko umuntu uhamagaraga ambulance nijoro bayizanaga bihuse ku buryo iminota myinshi yabaga ari 15. No muri iyo karitsiye habaga ambulance zigenga zishyurwaga, nawe ari kugira icyo yitwaza. We yahamagaye yo ku bitaro bari baturanye, iza kumutwara igitaraganye. Wendi yaba yasinze atingwereye ubushera, ubwo bwenge ntiyari kubugira ngo ahamagara ambulance. Bamugejeje ku bitaro gikomeje kuva ariko bidakabije cyane. Bamushyize ku gitanda batangira kumusuzuma bihuse. Murode yigiraga nkaho yahangayitse cyane, abwira muganga ati nari ntashye amaze kunkingurira, anyereraho gatagwa hasi, ngiye kumuramira biranga. Ahubwo iyo ntaba hafi yari no gupfa rwose. Ubu se muga, nizere ko umwana nta kibazo ari bugire, umugore wanjye se biragenda bite? Muganga yaramubwiye ati humura, nta kibazo gikomeye kiri bube kuri bombi. Iyo umugore utwite ageze ku mezi 7 aba ageze mu gihembwe cya 3 cy'inda, kandi icyo gihe umwana abaho. Umugore wawe inda yiri muri ayo mezi.
Kuri Ansira umwana yamaze gukura bihagije, ubu tugiye kumubaga tumuvane mu nda kuko ubu habaye ikibazo gikomeye, kubera kugwa hasi bishobora gushyira ubuzima bwe n'ubw'umwana mu kaga. Igishimishije ni uko hatabaye kugira ibibazo bikomeye cyane birimo kuva amaraso menshi, kubura umwuka k'umwana cyangwa ngo inda ivemo. Ni ikibazo gikomeye cyane gikeneye kwitabwaho byihuse, ariko humura biraza kumera neza. Ku ruhande rumwe yari yishimiye ko aje mu bitaro, akifuza ko yapfira agapfira mu bitaro ku buryo bitari no kuzamwitirirwa ko ari we wamwishe. Nta rukundo na ruke yari akimufitiye, babanaga yarabuze uko agira, yari yarakuruwe n'imitungo afite gusa. Abaganga baramusuzumye bareba uko ameze, bumva umutima w'umwana n'uruhande rwari rwakomeretse. Byaragaragaraga ko inda iri mu kaga kandi ko ubuzima bw'umugore buri mu byago, bafata icyemezo cyo kumukuramo umwana vuba. Ni ibisanzwe ko umwana uvutse afite amezi 7 ashobora kubaho, cyane cyane iyo agejejwe mu bitaro bifite ibikoresho bigezweho byo kuvura abana bavutse mbere y'igihe nk'ibyo muri ako gace, ibyo Murodi yari ajyanye Ansira. Murodi yibarishije umuganga ati none se nyine biragenda bite? Turahita dutaha? Turamara iminsi ingahe muri ibi bitaro? Umuganga ati uyu mwana avutse ku mezi 7 y'inda, yavutse mbere y'igihe, ataragera ku rugero rwuzuye rw'imikurire y'umubiri n'imyanya y'ingenzi. Aya mezi 7 ari hagati y'ibyumweru 28 na 32 by'inda. Umwana uvutse muri iki gihe aba akiri muto cyane, ataruzuza ibiro bisanzwe by'umwana, kuko umwana avuka afite hagati y'ikiro kimwe n'ikiro kimwe n'ibice 5. Iyo avutse igihe kitageze, ibihaha bye ntibiba bifite ubushobozi buhagije bwo guhumeka neza, n'indi myanya nk'ubwonko, umutima, igifu ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri biba bikiri mu nzira yo gukura. Akeneye kwitabwaho byihariye binyuze mu gukoresha ibikoresho bigezweho byita ku bana bavutse imburagihe. Azahabwa ubufasha bwo guhumeka, tumushyire mu mashini yabigenewe kugira ngo tubashe kubungabunga ubushyuhe, abone umwuka uhagije wa ogisijeni n'amafunguro binyujijwe mu miyoboro. Kubera ko adashobora konka, azagenda agaburirwa hakoreshejwe umuyoboro winjizwa mu kanwa cyangwa mu mazuru. Hari n'uburyo bwo kumufasha guhangana n'ingaruka zo gukura buhoro cyangwa kwandura indwara runaka. Ibyo rero biramara iminsi itari mike. Murodi yigaragaza nk'ubabaye ati ubwo se ko kazabasha kubaho? Nizere ko umwana wanjye azavuka neza nta kabuza. Muganga ati nubwo afite amahirwe yo kubaho, umwana uvutse ku mezi 7 bashobora kuba ahanganye n'ibyago byinshi by'uburwayi. Ashobora kugira ikibazo cyo guhumeka nabi kubera ko ibihaha bye biba bitaragira ubushobozi buhagije bwo kwifunga no kwifungura. Ashobora no kugira ikibazo cyo kuva mu bwonko, indwara z'amaraso ndetse n'ubwandu bw'umubiri aribwo bita infection kubera ubudahangarwa bw'amaraso budakomeye. Ibyo byose bisaba iminsi cyangwa ibyumweru byo kumwitaho. Murodi yabonye ko bitoroshye, ahamagara iwabo wa Ansira, ahamagara na se, abamenyesha ko iryo joro yaraye mu bitaro. Ubwo yari yihamagariye ambilansi, agenda ku mugore nta muntu abimenyesheje. Ababyeyi ba Ansira na se barabyumvise, barahangayika, bamubaza uko bimeze, abaha icyizere, ababwira ko umwana amaze kuvuka kandi kameze neza ndetse ko umugore wari kwitabwaho. Mu gitondo nyina wa Ansira yaje kumusimbura, abandi bagombaga kujya bamugemurira kugeza igihe umugore ari kuvira mu bitaro. Ikibabaje ni uko Murodi yarahawe umwanya wo kujya ararana na mama boy buri joro. Yageragezaga kubikora mu ibanga ku buryo nta muntu wapfaga kubakeka. Icyakora bamwe bari batangiye kubavugavuga kuko muri iyo minsi bahuriraga mu isantere bagasangira ubushera, kandi uwo mugore yari azwiho gutwara abagabo b'abandi. Ansira we yakomeje kwitabwaho, we n'umwana we, abagize umuryango bakomeza kumuba hafi bamugemurira. Umwana we yahawe ubufasha bukwiriye, yitabwaho n'abaganga b'inzobere, kandi nta kindi kibazo gikomeye cyavutse. Hari n'icyizere ko ashoboraga gukura neza nk'abandi bana. Amaze kugira ibiro bihagije, abasha konka neza no guhumeka adafashijwe n'imashini, baramuretse arataha, bamusaba ko umwana we bamuhekera ku nda mu gihe runaka, kandi akageza ku bitaro ku marandevu bari bamuhaye, cyangwa mu gihe hari kuba havutse ikibazo gitunguranye, kugira ngo umwana akomeze kwitabwaho neza. Bari babanje kumusobanurira ko iyo umugore abyaye umwana mu mezi 7 akamara igihe mu mashini, igihe cyo kumuheka mu mugongo kiba kigomba kwitonderwa cyane. Umwana nk'uwo aba ataragera ku rwego nk'urwavutse igihe cye kigeze, bityo aba akiri muto cyane mu mikurire y'imitsi, umubiri n'imikaya. Guhita bamuheka byari kumutera ikibazo ku mugongo cyangwa ku ijosi, ndetse bikaba byagira ingaruka ku mikurire ye. Ansira nawe yasabwaga kugenda akazategereza igihe nyacyo, aho byari kuba bigaragara ko umwana yakuze bihagije, cyane cyane amaze kugira imbaraga ashobora kumuterura ijosi rigahagarara neza. Akiva mu bitaro, umugabo yapfukamye hasi aramubwira ati Ansi, mbabarira pe, narakubabaje cyane bikomeye, ariko ruriya rushyi nagukubise ukajya mu bitaro hafi gupfa, nkenda no kubura imfura yanjye, umwana mwiza w'umuhungu twabyaranye, rwatumye nongera gutekereza cyane. Nasanze uri ubuzima bwanjye, uri igice cy'ubugingo bwanjye, kuko wakuwe mu rubavu rwanjye. Kukubabaza ni ukwibabaza. Nasenze Imana ngo imbabarire, kandi nawe ndabizi ko nkunda, niyo mpamvu ngusabye imbabazi nizeye ko mbabarira. Ni ukuri ngiye guhinduka nkubera umugabo mwiza cyane, uwo wahoze usengera kuva mu bukumi bwawe. Umwana wacu atazakura afite ababyeyi batabanye neza, akazakurana umutima mubi cyangwa agahinda nk'ako nakuranye kubera kurerwa na papa wenyine hamwe na mukadata. Yavuze ayo magambo Ansira azenga amarira mu maso. Ubwo yatangiye kwibona mu rugo rwabo hari amahoro, afite umugabo umutetesha, atamuca inyuma, mu tubaraga duke aramuhobera amurira ku rutugu, aramubwira ati sheri,
n'uwo nemeye kubana nawe wampisemo kubera urukundo. Nifuje ko twabana mu mahoro ndabibura, umutima wanjye wahoraga uremerewe. Hari ubwo nasubizaga amaso inyuma nkibwira ko utigeze unankunda kuko twabanye tudakundanye igihe kinini. Niba koko ukomeje, Imana ishimwe, ndagukunda kandi ndakwizeye Murodi. Murodi yakomeje kumwumvisha ko yahindutse, umugore ashyira umutima hamwe aratuza. Kubera kubagwa ntiyari yagakize neza, yarakeneye umuntu wo kumufasha kwita ku mwana. Umunsi wa mbere washize Murodi ari kumwitaho, aramutekera, aramumesera, ku buryo yatangiye kubona ko yahindutse. Muri iyo minsi ntiyigeraga ava mu rugo, na Mama Boy yasaga nkaho yamuretse. Kubera ko umwana yaravuye mu bitaro nyuma yo kumara ukwezi mu mashini, uburyo bwo kumwitaho nijoro nabwo bwagombaga gutegurwa neza. Ansira agombaga kumenya ko umwana nk'uwaba akeneye kurindwa cyane, haba mu buryo aryamamo, ku isuku ndetse no ku bushyuhe. Yagombaga kumuryamisha agaramye ku gitanda cyihariye kidafite ibindi bintu byinshi bishobora guteza impanuka. Ntibyari byemeye ko aryama ku gitanda kimwe n'ababyeyi kuko byashoboraga gutuma batamwitaho bihagije cyangwa bikaba byateza ibyago byo kumufata nabi. Kubera ko mu rugo bagiraga intama ebyiri, imwe bakaba bari barayigurishije ngo bishyure ibitaro, Murodi yamusabye ko bagurisha yari isigaye, amafaranga bakaba bayifashisha, yamara gukira atagikeneye umuntu wo kumuba hafi, nawe agashakisha akazi ko gukora bakazagura izindi. Kubera ukuntu Ansira yari yitaweho, yemeye igitekerezo cy'umugabo we barayigurisha. Murodi yagiye gukoreshereza umwana w'agatanda gato yashoboraga kumuryamishaho kugira ngo Ansira ajye arara hafi ye nijoro, arare yisanzuye n'umugabo we. Iminsi yakomeje kwicuma Murodi amwitaho, amufasha no kwita ku mwana we. Igihe cyarageze akira neza, n'umwana agira igihe cyo kuba yajya mu mugongo. Kugeza ubwo Murodi yari yarabaye umwana mwiza, Ansira ahora ashima Imana. Yabaho nibwo arishimye mu buzima bwe, kuko usibye kumutekera, kumutambika no guterura umwana, Murodi yarasigaye anamwoza ibirenge. Niwe wakuburaga, akazana amazi, agashaka inkwi, mbese yarabaye nk'umugore mu rugo. Murodi yamaze kubona umugore akize, amugezaho igitekerezo yari afite. Yaramubwiye ati, ntiwasubira gucuruza imboga utarakira neza 100%. Ndakuvunishije kenshi ukajya uhaha nanze gushaka icyo gukora. Urabizi ko gucuruza mbishoboye, nuko amafaranga yanjye yagenderaga mu bagore. None kuko nahindutse kandi wanambabariye, nkaba nifuza ko dutera imbere. Reka tugurishe amaterase twaguze, nongere kubonaho ikiranguzo, mfungure butike twongere gucuruza. Ngusezeranyije ko nzirinda kuguca inyuma. Ansira bitekereje hageze harabyemera, bagurisha amaterase nibasigaza imwe. Yari yizeye ko Murodi yabaye umuntu mwiza noneho. Bamaze kugurisha asubira gucuruza. Ikibabaje nuko yitwaraga neza agamije kumufatisha kugira ngo amwemerere kugurisha ayo materasi. Nubwo yafunguye butike, amafaranga yakoresheje nabi cyane kurusha na mbere, arayasesagura yongera no gucudikana Mama Boy, cyane ko noneho yari afite n'amafaranga yo kumuhonga. Mama Boy nawe ntiyamurebeye izuba, yabaga ashaka uko yamukuraho yo kwirerera abana be. Ansira yatangiye kwicuza icyatumye yemera ko bagurisha amasambu yiguriye, azi ko umugabo ahindutse. Yasubizaga amaso inyuma akicuza byinshi. Mu by'ukuri mu kurambagizanya kwabo, yasaga nk'uwapfutse amatwi ntiyite ku byo abantu bavugaga. Mama we yamubwiraga kenshi ko Murodi azamubabaza kuko atari kuzigera acika ku ngeso yo kujya mu bagore n'abakobwa ngo nuko yashatse. Yamugiraga inama yo kwitonda, akaba aretse kubana nawe ahubutse, abyanga avuga ko amaze gukura kandi ko Murodi atari umwana wo kuzakomeza kwitwara nk'abasore afite umugore. Mama we yaramuretse, anamubera umubyeyi mwiza mu gihe yabaga amutakiye ntamucyurire. Icyakora akamubwira ko ariko zubakwa kagomba gushinyiriza. Kumusaba gushinyiriza nuko yibukaga ko nyine yatsimbaraye, akemera kubana nawe atabitekerejeho neza. Bakirambagizanya, Ansira yumvaga azaba arinze ku bandi bakobwa bose kubera kugira umugabo mwiza. Murodi yari umusore wakuze arindwa imirimo, ku buryo ahoraga asa neza, akeye, ari n'umusore mwiza mu gihagararo. Ibyo rero byatumaga Ansira bifata nk'amahirwe, akumva ko azaba yihuje abandi bakobwa bose umugisha wo gushakana n'ibogari. Abantu bavuga ko Murodi ntacyo ashoboye, ko akorerwa buri kimwe, ko yubakiwe inzu kandi ko yaguriwe perime na se kuko gushakisha byamunaniye, akaba yarabaswe n'ubusambanyi. Ansira akinangira umutima, ahubwo akabifata nko kumuharabika. Abamumubuzaga yatangiye no kubafata nk'abashaka kumwicira ubukwe bwari hafi kuba. Ibyo byose yabitekerejeho, abihuza n'ukuntu Murodi yari yarabaye mubi cyane kurusha mbere. Murodi yaranamweruriye, amubwira ko asabwa kongera gucuruza imboga kandi ko nk'ibisanzwe ari uzajya uhaha ataha akaburara. Yatangiye gutekereza kwahukana cyangwa agasaba agatanya akamusigira urugo rwe kuko yarabibonaga ko atigeze anamukunda na rimwe. Ikindi abantu bose bari bamaze kumenya ko amuca inyuma kuri Mama Boy. Yahoranaga intimba ku mutima kumva atagishaka kugumana nawe. Ariko mbere yo kuba yagenda yifuzaga gushakisha amafaranga ahagije ntasubire iwabo kuko nabo batari bifashije cyane, ahubwo agashaka inzu yo gukodesha akirerera umwana kuko yabonaga n'ubundi ubuzima yabushobora cyane ko yaratunze urugo kandi umugabo akorera amafaranga atamwitayeho. Yatangiye gukorana imbaraga nyinshi, akarangura byinshi cyane ko noneho umugabo atarakimusaba amafaranga yakoreye, yamutegekaga guhaha gusa. Yakomeje gukorana umwete, agira n'amahirwe abakiriya bakomeza kwisukiranya kuko bari bazi agahinda ke basigaye bamugirira impuhwe.
Uko gukora cyane kwe kwatumaga ananirwa kuko yabaga yakoze n'imirimo yo mu rugo irimo kuvoma, gushaka inkwi, guteka, utibagiwe no gukora amasuku. Hari ubwo yaryamaga umunaniro umumereye nawe agahita asinzira, cyane ko umugabo we rimwe na rimwe yirariraga ahandi yanahagera ntamwiteze. Yarabayeho nk'umupfakazi cyangwa umuntu watandukanye n'umugabo. Umurudi yari yarakomeje kumuca inyuma na mama boy atakimuhagije. Umunsi ku wundi niko iduka rye ryakomezaga kumanuka ntanabyiteho. Ariko uwa gatatu ku munsi isoko ryakundaga kurema, Ansira agiye gucuruza mu isoko hakiri kare agera ku mugoroba, kandi yabikoze ahetse umwana. Uwo munsi yageze mu rugo ateka vuba, asoje aryama atanariye. Yarananiwe cyane kuri yageze ku buriri agafata umwana we wari usinzira akamuryamisha ahagana ku nzu, nawe akaryama ku ruhande aho kumushyira kuri ka gatanda bari baramukoreye. Yasinzira abizi ko umugabo we naza ari bubyuke bakanasangira ibyo kurya. Yahise asinzira yongera gukanguka mu masaso w'umugabo wakomanze ku idirishya. Yarakangutse arebye akana abona kagikomeje gusinzira kaniyoroshe. Yakinguriye umugabo aza yirakaje nk'ibisanzwe. Yamuzaniye ibyo kurya, amwicara iruhande barasangira. Umugabo akozemo kabiri amusiga ku meza ajya mu cyumba. Ansira yaramukurikiye ngo akure umwana ku buriri, amuryamisha ku gatanda ke, amukuraho amashuka, amuteruye ijosi rihita ryigondagira ubwoba. Yikanzemo amukora ku mazuru yumva nta mwuka. Yaramucugushije umwana ntiyakanguka. Umugabo yamukubise urushyi asakuza cyane ati wanyiciye umwana wa mugore we, umwana wanjye umwishe ute? Umugore ati simwishe, umwana wanjye ntabwo yapfa. Yatangiye kurira nawe yiberwa uko umwana yapfuye. Umugabo yarivuvumanze asohoka mu nzu ajya gukomangira abaturanyi babwira ko umugore we yishe umwana. Iwabo wa Ansira nabo baraje, se uko araza abantu bahita bahuzura iryo joro. Bidatinze Murodi yahamagaye kuri polisi ababwira ko umugore yishakiye yishe umwana babyaranye. Polisi nta gutinda nayo yahise itezamo, bageze basanga umugore yarize yahogoye. Muri abo bapolisi batatu bari baje, umwe w'umusore witwaga Furani yamujyanye ku ruhande mubaza uko byagenze. Arira cyane Ansira yagerageje kwisobanura, aramubwira ati birashoboka ko umwana wanjye yabuze umwuka, kuko namworoshe neza nanjye mpita ndyama ndasinzira. Nakangutse mbona amashuka n'ikuvurori nari niyoroshe yose amutwikiriye, wasanga ari yamwishiye mu bujiji umwuka. Byihuse abandi bapolisi bagiye mu cyumba basa nk'abakora iperereza, bari uruhande umwana yari aryamye mu rugo umugore yari aryamyeho, barebeye kuvurori babona ko umwana koko yabuze umwuka nubwo batari kubyemeza batari abaganga. Murodi yarakomeje kubumvisha ko Ansira yamwishe ku bushake. Icyakora bamwimaga amatwi bakamufata nk'uwahungabanye ko nawe atarazi ibyo ari kuvuga. Bahamagaye ambilansi, abo bapolisi bose hamwe na mama we bajyana n'uwo mwana kwa muganga. Murodi asigara mu rugo ari kumwe n'abari baje iryo joro. Bageze kwa muganga bakora ibizamini basanga umwana koko yishwe no kubura umwuka atanizwe nk'uko Murodi yabimushinjaga. Kubera ko Ansira yarananiwe yoroshe umwana ibitambaro byari gutuma agira ubushyuhe, nawe yiyoroshe kuvurori asigaza umutwe wonyine. Amaze gusinzira agenda agahindukira, kumwe umuntu ahindukira kandi agisinziriye atamenya nawe igihe byabereye. Mu guhindukira ikuvurori yamuvuyeho ijya ku munwa n'amazuru by'umwana. Umwana yatangiye kurwana nabyo abura umwuka ashaka kubyikuraho. Uko yateraga utugeri niko byarushaho kumufunga umwuka birangira apfuye. Abapolisi bageze kwa muganga baba bagiye ku ruhande ho gato. Babanje kubisiganaho, babiri bemeranye n'umugabo bavuga ko Ansira ari wamwishe, ariko Furani yabise abasazi arababwira ati muramura ko kuriya mugore yakwica umwana we. Yego yarangaye ntiyamuryamisha we yarasanzwe amuryamisha, ariko ibi ni impanuka isanzwe. Kubera ko wapfuye ari umwana bagombaga kumushyingura mu gitondo. Abaganga babwiye Ansira ko umurambo barawuhakura bumaze gucya. Bari bageze mu masaha ya 10 z'ijoro. Furani yegereye Ansira aho yarahagaze yishwe n'imbeho, aramubwira ati Ansi, njye nitwa Furani kandi ndakumva. Ndi kugerageza kwiyumvisha agahinda ufite, rwose komera. Ariko mfite amatsiko, umugabo wawe mubanye mute? Kuki yafashe iyambere guhamagara nk'uri gutanga ikirego avuga ko wanize umwana aho guhamagara asaba ubufasha? Ese ambilanse na polisi ninde yarakwiriye guhamagara mbere? Ansira arafite agahinda kenshi, ibintu byamwivangiyemo bituma abwira Furani byose ahereye iruhande. Yamubwiye ukuntu Murodi yamuhemukiye kuva bagishakana, kamuca inyuma agahombya iduka, kugera ubwo amushuka bakagurisha n'amasambu agiye gucuruza, ariko akongera kwigira mu bagore agahombya butike. Yamubwiye ko ari umugabo wishuye mu busambanyi usimburanye abagore n'abakobwa. Furani yarabyumvise arababara, azana n'abandi bapolisi baraho ku bitaro bari kumuganiraho, abasubiriramo inkuru ye yose nuko umugabo we yamubabaje kuva kera. N'ubu bamugiriye impuhwe biyemeza no kuzamufasha uko abishaka, kandi bamugira inama yo kutamuhishira. Mu gitondo umwana bamutwaye mu rugo bajya kumushyingura. Murodi yirakaje cyane ari kubwira abantu ko umugore we wamwishe, uretse ko batamutegaga amatwi ngo babyemere. Furani na bagenzi be nabo baje gushyingura mu rwego rwo gukora iperereza, bihurirana n'uko Furani we yari yagiriye Ansira impuhwe. Abo bapolisi bari biyemeje kumufasha mu buryo bukomeye, bakamukorera iperereza, bagakusanya ibimenyetso, bakamushakira ubufasha bw'ihungabana, bagatanga raporo ku rukiko ndetse bakamurengera kuko byagaragaraga ko atari wakoze icyaha nkana.
bagiye baganiriza abaturage mu ibanga bakabaza niba umuryango wabo ubanye neza, nabo babwirwa ko umugabo atamwitaho ko ahubwo ahora amuca inyuma. Furani n'abo bapolisi iperereza bari barigeze kure. Nyuma yo kuva gushyingura bakomeje gukusanya ibimenyetso, baganira n'abatangabuhamya, bandika raporo y'ibyabaye, hanyuma iyo dosiye bayiha ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo bwayigenzuye neza bwemeza ko hari icyaha cyabaye koko, wishyikiriza urukiko. Uwo mwanya Murodi wari uri kurara mu cyumba cye adashaka kuvugana na Nsira, bahise baza kumufata bamujyana kuri gereza. Igihe cyo kuburana cyarageze, bari barasesenguye ibyaha bye byose. Ubusanzwe mu mategeko gucana inyuma hagati y'abashakanye cyangwa ubusambanyi si icyaha gifungirwa mu buryo butaziguye, keretse iyo bifite ingaruka ziremereye cyangwa se uwasambanye akaba yabikoranye n'umuntu utujuje imyaka. Iyo byagaragaye ko ibyo bikorwa by'ubusambanyi byateye ingaruka nko gutera umuryango umwiryane ukabije cyangwa gukomeretsanya, bishobora no kuba impamvu ishingirwaho n'urukiko mu gutandukanya abashakanye binyuze muri gatanya. Bisobanuye ko icyo cyonyine kitari gufungisha Murodi, ariko ibindi byo byari bifite uburemere bukomeye. Gukubita umugore utwite bikamuviramo kujya ku bitaro no kubyara imburagihe byafashwe nk'icyaha cyo gukomeretsa ku bushake. Kubera ko igikorwa cyabayeho cyateje ibibazo ku buzima bw'umwana n'ubwa nyina nubwo batapfuye, Murodi yagombaga kubiryozwa. Urukiko rwemeje ko icyaha cyakozwe ku bushake kandi kigateza ingaruka. Ikindi cyaha cyari cyo kugurisha amaterasi amafaranga akayakoresha nabi. Nubwo umugore yabyemeye ku cyizere, ntibyakuyeho inshingano z'umugabo zo gukoresha umutungo neza. Kuba yarayakoresheje nabi ku bushake akayapfusha ubusa mu myitwarire mibi byatumye akurikiranwa n'amategeko, ndetse hanzurwa ko yagombaga kuryozwa igihombo yateje. Mu rukiko Ansira nawe bamuvuzeho kuba atariteye ku mwana bitewe n'umunaniro, umwana akaza no gupfa, cyari igikorwa giteye agahinda kandi kigoye mu buryo bw'amategeko. Iyo umubyeyi atitaye ku mwana bikamuviramo gupfa, bishobora gukurikiranwa n'amategeko bitewe n'uko byagenze. Ariko nk'uko byasobanuwe, Ansira yarananiwe cyane, ahangayikishijwe n'ubuzima bw'urugo kuko umugabo atamwitagaho. Urukiko rwemeje ko atabigambiriye kandi ko ari ibimenyetso by'umunaniro n'ihohoterwa ryari rimaze igihe, bituma babifata nk'impanuka isanzwe atari uburangare bwabaye ku bushake. Muri ubwo buryo nta gihano cyatanzwe kuko nta bushake bwo kwica bwagaragajwe, ahubwo banzuye ko hazitabazwa inzego zita ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo Ansira afashwe no ku rwego rw'ihungabana. Ikindi cyaha Murodi yashinjwaga cyari cyo gukubita umugore amushinja kwica umwana. Gukubita umuntu uwo ari we wese uretse n'umugore cyari icyaha gihanishwa igifungo mu mategeko. Murodi yakubise umugore nyuma y'uko umwana apfuye, amushinja ko yamwishe nkana kandi nta bimenyetso bifatika bihari. Ibyo rero byafashwe nk'iyicarubozo no gushinyagura. Ibyaha byose babihurije hamwe, byaba iby'urugomo, uburiganya n'ihohoterwa. Urukiko rukatira Murodi igifungo cy'imyaka 7 hakurikijwe ubushobozi bwarwo n'amategeko y'igihugu. Nyuma yo kumukatira, Ansira yasohotse aruhutse mu mutima, ariko anibaza niba azakomeza kwitwa umugore we. Kubera ko yari yabonye ko Furani ari umuntu mwiza, byatumye mbere yo gutaha amubaza niba yemerewe gusaba agatanya kandi umugabo ari muri gereza. Furani yamubwiye ko arabyemerewe, cyane ko hari ibimenyetso by'ihohoterwa, uburangare, kwangiza umutungo n'imyitwarire itarashoboraga kwihanganirwa. Furani yamuhaye na nimero ye ngo ajye amuhamagara mugisha inama mu gihe cyose azaba abyifuza. Hadaciye ukwezi yagiye ku rukiko atanga ikirego cyanditse gisaba agatanya, agaragaza impamvu zumvikana zishingiye ku ihohoterwa, imyitwarire mibi, kutitabwaho n'ibindi byabaye intandaro y'urupfu rw'umwana. Urukiko rwahise ruhuriza hamwe n'ubuyobozi bwa gereza kugira ngo Murodi amenyeshwe ku mugaragaro ibikubiye mu kirego, habe n'uburyo bwo kumwemerera kwitaba urubanza binyuze mu nyandiko. Nyuma y'aho urubanza rwaratangiye, urukiko rushyiraho igihe cy'impaka n'ubwumvikane, biba ngombwa ko harebwa niba koko ishyingiranwa rigomba guseswa burundu. Umugore atanze ibimenyetso birimo raporo za muganga, ibimenyetso bya polisi n'ubuhamya bw'abaturanyi na raporo z'ubuyobozi bw'ibanze bigaragaza ihohoterwa n'ibindi bibazo byatuma agatanya itangwa. Kubera ko impamvu zumvikanaga kandi zifite ishingiro, urukiko rwafashe umwanzuro wo kubatanya, rugena n'uko umutungo uzasaranganywa. Kubera ko inzu umugabo yubatse mbere y'ishyingiranwa yari umutungo we bwite, ntiyagabanyijwe bombi, ahubwo umugore asigaranye agaterasi kamwe yari yaraguze, icyakora bategeka ko ahabwa amafaranga angana na ya materasi ane yagurishijwe. Kubera ukuntu se wa Murodi yababajwe no kubona umuhungu we bamufunga, yemeye gutanga ayo mafaranga ya Ansira wari usabye gatanya. Mama boy we ntacyo byari bimubwiye kuko abagabo barazaga bakagenda, ushatse kumutindaho akamureka agaharanira kumukuraho byinshi. Yikomereje ubuzima bwe nkaho nta cyabaye, akomeza kwihorera n'abandi bagabo. Ahubwo Murodi yaratangiye kumubangamira kuko yamubuzaga guhura n'abandi bagabo ashaka kumwiharira wenyine. Ansira yabonye ko asigaye wenyine kuko umugabo wari batandukanye kandi ari muri gereza, umwana we nawe yarapfuye. Areba babona barumuna be bose barashatse, yiyemeza gusubira aho gukodesha inzu. Furani niko yakomezaga kumuvugisha agamije kumuhumuriza ngo abashe gutuza. Uko bavuganaga kenshi niko bisanzuranagaho, Ansira akamubwira ibyo byose. Yakomeje kwiyitaho, amara amezi 3 yibereye iwabo bafasha mu turimo dusanzwe twa hato na hato ariko tudakabije. Kugira ngo bajye bahura, Furani yamusabye ko rimwe mu cyumweru bajya bakorana siporo, undi arabyemera.
Ku wa gatandatu wa mbere barahuye bazenguruka ikibuga inshuro nk'eshanu baganiraho gato, undi arataha ajya koga afasha ababyeyi b'uturimo umunsi urira. Ku wundi wa gatandatu nabwo yagiye muri siporo, yagendaga yiyakira, aragenda atangira kugira uruhu rwiza kandi agira itoto nk'iry'abato. Byageze aho Fran atangira kumureba akamwishimira, akifuza no kuba ari kumwe nawe kenshi. Yitwaje ko yamufashaga gutuza, yamusabye ko bajya banahura hagati mu cyumweru bakaganira birambuye aho guhura bagiye muri siporo gusa. Ubwo kandi no kuri telefoni babaga babazanya amakuru baganira buri kanya. Nyuma y'amezi 3 bakorana siporo, Fran yateguye ko ari kumubwira ko amukunda, basoje siporo arabimubwira. Yabanje guca hirya no hino, abanza kumwumvisha ukuntu ari mwiza, ukuntu azi ubwenge kandi ari umukozi. Asoza avuga ati none nsigaye nifuza kuba ndi kumwe nawe umunsi ku wundi. Hari ubwo njya ndota turi kumwe mu masaha y'ijoro, nkanibona mvuye mu kazi nkagusanga mu rugo ntegereje. Uko biri kose iyo ngutekerejeho nibona mu isi yanjye nawe gusa, nkibaza niba ayo mahirwe nayabona, iteka ukazaba uri umuntu mba hafi, haba mu byiza no mu bibi. Ansira yumvise ayo magambo ariko ntiyasobanukirwa neza ko ari kumubwira ko amukunda. Yarabitekereje apfa kumwibarisha ati ushaka kuvuga iki? Nawe ati ndagukunda, nifuza ko wamba hafi iteka bitari muri siporo gusa. Yabanje kubitera utwatsi amubwira ko bitashoboka. Ntiyarabitewe nuko atari kumwemera, ahubwo ntiyizeraga ko Fran w'umupolisi kandi w'umusore yari kumukunda, akirengagiza ko yavuye mu rushako rubi n'ibindi byose byamubayeho. Fran yakoze uko ashoboye amwumvisha ko amukunda bitari impuhwe. Kandi koko Ansira rero abaye mwiza nka kera atarashaka, ndetse ubwiza bwarasumbyeho, hari n'abandi basore benshi bamwifuzaga. Yemereye Fran ko bakundana nubwo yumvaga ari ibitangaza bidashoboka. Kugira ngo babane, Fran wari polisi yabimenyesheje ubuyobozi bwa polisi kugira ngo bamufashe kugena uko azahuza akazi n'ubuzima bw'urugo. Ubukwe bwabo ntibwari butandukanye cyane n'ubw'abandi. Bwitabiriwe n'abo mu muryango we, inshuti, abaturanyi ndetse n'abagenzi be bo mu gipolisi. Abapolisi bagenzi be cyane cyane abo bakoranaga hafi bagize uruhare rukomeye mu bukwe bwe. Bamwe baza bambaye imyambaro y'akazi mu rwego rwo kugaragaza icyubahiro no kumurindira umutekano, abandi baza bambaye bisanzwe. Fran na Ansira babanye neza, aragenda yibagirwa mu rodi burundu. Fran we nubwo akazi k'ubupolisi kamusabaga igihe kinini, urugero nko gukorera ku mipaka, mu misozi, ku manywa cyangwa gukora nijoro, nta mpamvu yari hari yo kwitita ku mugore we neza. Yifuzaga kumuhoza amarira burundu, akamwibagiza agahinda yatewe na Murode. Yakoraga ibishoboka byose agafata igihe cyo kuganira nawe kandi akamutega amatwi. Atarashaka byabagaho kenshi koherezwa mu kazi ka kure cyangwa akanacumbikirwa ku kazi. Nyuma y'amezi 3 akoze ubukwe, ubuyobozi bwa polisi bwamwemereye gukorera hafi y'urugo rwe ku buryo yashoboraga kujya mu kazi ataha buri munsi. Bamuhaye ko gukorera kuri sitasiyo yari hafi y'aho bari batuye. Mu minsi ishize Murode yarafunguwe, papa amubwira ukuntu Ansira ari mu bantu bavuga ko bafite urugo rwiza. Ubu afite abana 2 yabyaranye na Fran, umwe afite imyaka 5 n'igice, undi amaze umwaka umwe gusa avutse. Bitaweho na se na nyina, bafite igihagararo cyiza kandi umukuru yiga mu mashuri y'incuke, mu mwaka utazajya gutangira mu wa mbere. Mama boy we abana be barakuze babaye abasore biga neza. Iyo afite akazi gasanzwe aragakora, yabona n'umugabo akamwakira. Nibwo buzima yibereyemo. Uretse ko atekereza ku myaka ari kugira nta mugabo wo kumwita afite, yanatekereza ko ari gusatira kugira mu zabukuru, akicuza ko yitwaye nabi mu bukumi bwe, akiyandarika, akabyara abana 2 atazi neza nabo yababyaranye nabo, kuko akenshi yasamaga inda byavuye mu gusambana yasinze ntamenye n'uwayimuteye, usibye gukekeranya. Abana be bahorana intimba yo kubaho batazi niba base bakiriho cyangwa barapfuye. Mama boy nawe agahinda karamushengura kubera ko atabona icyo ababwira. Yifuza kuba afite umugabo mu biruhande, mbese bazasazana, ariko ubuzima bwe yabwishe akiri muto. Murodi we nubwo yicuza byinshi, aracyari umusore kandi afite se umukunda. Hari amahirwe ko yasubiza ubwenge ku gihe akongera kwiyubaka. Ndagushimiye cyane wowe tugiranye ku musozo w'iyi nkuru, gushishikariza no kutazacikwa n'inkuru z'ubutaha. Niba wayikunze nk'ibisanzwe duhurire muri komenti kandi uze gusiga like. Nanagushimira ko ukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Niba ari ubwa mbere, ushobora gukanda handitse subscribe kugira ngo nawe izo nkuru z'ubutaha zizajye zikugeraho zigisohoka.